mu gice cyatambutse mu nkuru y'igikomere twasize mama Joram yararimo asaba Joram ko bakwemera ko yarazitabwaho ariko yamara kubyara akagenda. Munyemerere n'ubundi nkuru yacu tuyihere kuri abangaba bombi. Kiera abona nta yandi mahitamo afite, akavuga ati mama ndati nduri kwita mama wawe, ndati windakarira mubyeyi, ndati ntakuburakarira, ubu wagiye aho ngaho wipendekeza imbere y'umuhungu wanjye umwikubaho wihendera guteye inda ngo ubwo urashaka kumbera umukazana. wowe nkadagira bitabo utarigeze ukandagira no mu class siko nta soni ugira. ibintu mvuze byumvikanye nangwa navugiye ubusa, nari ndimo ni nyuma yawe. Ndati mubyeyi ibyo wavuze byumvikanye nta kibazo pe, gusa umwana wanjye nanavuka basi uzamubera umubyeyi, uzamugirira urwango nk'urwo uri kungirira kano kanya. Ndati ngaho nyumvira, ugiye kunyigisha uburyo se mana yanjye bakunda n'uburyo barera abantu? wowe uruhinja rw'ejo bundi ugiye kunyigisha uko batanga uburere? aba basore bari aha ngaha se niwe wabareze? zamwiteho nzamukunda, wowe gusa numara kumubyara uzagenda, ibindi ntabwo bikureba. ukureba iki? ahubwo wabyemeye? Kiera ati nta kibazo pe. Ndati Victor genda unzanira urupapuro hariya, muhereza byandika nabisinye. Ako se ubundi urabyandika ute wowe utarigeze ukandagira no mu ishuri? wowe uzi kwandika? Kiera ati nubwo ntagize chance yo kwiga ngo nsoze, ariko kwandika byo ndabizi. Victor agenda akazana pen na paper, ugati mukazana nakira rati yandikire Mary Movie. uri umukazana wacu, umugore w'umuryango, uzi kugiye kuduha umwana, ugiye kuduha umwuzukure. ibyari ibyatunaniye Joram arabikoze. mama ukwiye kwita kuri uyu mukobwa, ndega ni ugiye umwuzukuru wa mbere, nta wundi uzabona. Ndati ngaho nyumvira iyo nawe, ubwo rero nawe ngo uravuze nta soni, muhereze yandike. Kiera ahera akafata peni na paper, kandika itariki, agatangira yandika yemera ko namara kubyara azasiga umwana akagenda, kandi nta kintu yemerewe kuzabaza, ndetse atazigera anagaruka kureba umwana we. arabisinyira, ariko amarira aba ari yose, agahinda karamwica, agahera akagenda. Joram arababara, akavuga ati mama urarengereye. mama ndakubaha pe, ndanagukunda, ariko kubabaza Kiera ni ukubabaza Joram. ese kuba atarize nibyo azize, nangwa hari ikindi kintu ari kuzira? ko wamugiriye ukamuzana muri uru rugo, wowe kuki utamusize ku muhanda? Ndati ariko njye namuzanye kuko nari ngiye kumugira umukozi, ntabwo nari muzanye ngabe muri uru rugo, ahubwo yagira nk'umwaka wenda naramuzaniye icyo ngicyo gusa.
agakora mistake yakoze. Rero ati mama amakosa nayanjye, ninjye byose wabiteye. Mama namufashe ku ngufu, ndaturamunda sinoga. Abakobwa bo muri iyi minsi ntibashobotse. Ubwo kaje kakwishinzaho, yaje yambaye za minure zabo bakunda kwambara. Ati mama uramubeshye. Kuva yagera muri uru rugo baza barumuna banjye, niba hari n'umuntu uzi uko intege ze zisa, byonyine birahera ko bigukonfamingira ko nyine ubwo busa bwambara. Ndetse nabwirwa n'iki katabyambara bagiye basigaye ahangaha nawe. Mbwira ukuntu wowe nawe mwaje kwihuza kugera ubwo mugera mu buriri mukaryamana muganaterana n'amada. Rero ati mama ndi umusore kandi ura n'umukobwa, binongeye uretse kuba yambara biriya bintu by'utamenya Kiara ari umukobwa mwiza. Ese wari wamubona yoze yisiza asa neza yambaye neza? Nabura ngo urebe urya ari mwiza. Ese mama nta nubwo utegereza, reba wabyaye ibisore gusa, nta nubwo wanakishimira ko nabura ubonye n'umukobwa nubwo yaba ari umukazana. Ndatari kuri mu biki ko nakubwiye ko ntamwemera nk'umukazana, ushaka iki? Ati mama umukobwa nari nangiye kumukunda. Ndati wamaze, uzashaka undi gakobwa ngafashe nkazana ahangaha nkagaburire nkagire gute, nta kintu nkabaza ndanagahemba, nikarangiza akanyitoreye kuryamana n'umwana wanjye. Asone ahera kagahaguruka akanigendera akabasiga aho ngaho, kavuga ati reka nigire kuryama, taza no kurangira munteye umwaka. Rero biramurenga ajya guhaguruka ngo agende. Victor akamubwira ati brother much respect pe, uriya mukobwa njye naramugerageje arananira, ngeze aho mbivaho. Uye byaje gute? Albert shabyihorere menya Jorama agira n'imiti. Cyane nigeze kumwegera mbona arareba nabe, mbona aratinyitse. Amatsha ari mu byibone. Yese byapfuye kuza. Ni long story kandi namubanga yanjye nawe si ngombwa. Gusa nyine icyo nzi nuko ari ngiye wahatirije. Muranzi icyo nitumye rwose ndagikora. Cyo nshaka nkigeraho. Albert ubundi uyu niwe brother wanjye tu. Proud yawe rwose, njye ndi proud yawe. Newe ishema nawe ariko sinzatera ikirenge mu cyawe. Rero matubu ngewe mpfuye nabura hari icyo nabasize. Ana tse shawize dufatira ukano kanya saravutse. Ese ubundi dufite amezi angahe? Amatira cyari no ibyo ari byose niba atari ukwezi kumwe, ariko nako ntikuri. Gusa nyine twavuye kwa muganga. Ndahera ko amasomo avuye uyu munsi ze. Amatoya tumaze iminsi tuvuyeyo. Nuko nari narabuzaho mera nyine mbibwira uriya mubyeyi uri hariya, ndabizi ko ari inkashi. Nubwo agira umutima mwiza ariko harahagera akaba mubi pe. Anyway kanjye kwivugishiriza umugore wanjye bana. Ngiye kumuhumuriza ndabizi bagahinda ni kose. Ramahera kaguruka ajya kureba Kiara. Asanga Kiara ari kurira, amarira ari yose, gahinda ari kose. Kiara kibona Jorama, amarira aba menshi. Jorama akabwira se bebe, wagira ngo nanjye ndire, wambabariye, wagira se ngo nsare. Biri kumbangamira, birimo birandya mu mutwe pe. Ati Jorama, ntabwo nkwiye gukundwa, sindi uwo gukundwa, nakiza nkwiriye, n'ubundi njye nkwiye ibibi gusa. Naremewe kubonabona, naremewe amarira n'agahinda. Ibaze niba mama wambyaye na data wambyaye barankuye amaboko,
bakuru banjye bose bakantera umugongo, basaza wanjye ntawamamagara nawe nahamagara ngo anyitabe. Akazi nari mfite nakavuyemo mu buryo bw'amahere, mfite akazi keza nkora muri ofisi, mpembwa neza, ndi secretary muri company ikomeye, mbura documents mu buryo nanjye ubwanjye ntatekerezaga, baramiga ngo mfungwe, ndihisha, mbaho nabi, naraburaye, narabwiriwe. None Jora ngize gutya ndatwise, ibintu ntagize gutya ngo nitegure, none n'umwana nzabyara sinzamugiraho uburenganzira, nzamubyara musige ngende. Jora urumva kuko ntaziyahura? Basi ubu nakabaye mvuga ngo mfite impamvu zo kubaho, ngomba kubaho mbere y'umwana wawe, ariko se urumva nzaba nkizifite? Urumva kuko nzaba nkizifite? Mbabarira nawe umbwira, nzaba nzifite binyuze mu zihe nzira? Hari igihe nicara nkireba nkavuga se mu bana bane tuvukana ngenda bucura, imyaku n'imivumo yabo yose ninjye yakukiyemo. Basaza banjye babiri bafite umurimo mwiza, barakora, bakuru banjye bose bafite imirimo myiza. None uzi ikintu gitangaje? Bakuru banjye bose bafite ubukwe, barakurikirana. None ndebe njyewe ndatwite, nta n'umwe uzahomba, ntawe uzi uko mbayeho, nta n'uwigeze aza kunshaka. Wambwira ngo ni ikihe cyiza koko kuri iyi si nabonye? Uzi impamvu nterwa mvuga ko nigeze niga? Ndavuga ko nize ngo bimarire iki? Ko nashatse umurimo ahantu hose nkawubura. Jora narize, mfite university, ariko se ninde wabibwira ngo abyemere? Reba uko nsa, ndi umuhirimbiri, nta mwenda muzima ngira, mu mutwe wagira ngo sinzi aho saro ziba, inzara simeruka kuyitaho, n'impamyabumenyi zanjye sinzi iyo ziba. Aho nasaze ni he? Aho ufite impamvu zo kubaho uri koko nizi? None n'umwana wanjye uje mu buryo ntatekerezaga, ntexpectinga. Jora nzamugusigiraho na mama wawe ngende koko? Ariko it's okay, n'ubundi ntago nize, I was just lying, ntago nigeze niga. Maybe nyine nitoramo yuko ntigeze niga, nifuzaga kuziga nkagira na university, nakubeshyaga. Jora ufite ubuzima bwawe, ufite mama wawe, ufite abavandimwe, ufite umurimo mwiza, ntuzongere kumpangayikira. Reka mbeho ubuzima Imana yagennye. Niba nararemewe kubabara, n'ubundi naho nabihungira. Niba nararemewe gushavura no kurira, no kubaho ubuzima bw'uburibwe, ngomba kububaho. Niba Imana yaranzuye ko ngomba kubyara umwana wanjye, nkabaho nkaho nyine nta mwana ngira kandi narabyaye, ahantu nabihungira igena barigena.
gusa niba koko Imana ibaho menya ibereyeho abandi, menya njyewe Imana itanze mu byaremwe byose, menya Imana yarandemye itabishaka, kuko uyu ni umuvumo. Njya nibaza icyaha nakoze, ikosa nakoze, njya ndeba mu bavandimwe tuvukana nkabona ni njye jyenyine kuri iyi si utarigeze uhirwa, abandi bose barize, ariko njye nta na rimwe nigeze niga, nari kwiga neza, umugisha nawe nigeze ngira. Joramu wagira atya agahobera Kiara akamubwira ati sweetheart, agahinda ufite ndakumva, umubabaro ufite ndawumva, ariko tuza ahari mama wanjye nuko akirakaye, mama wanjye azabyumva, azabyakira, umwana wacu tuzamurera, niteguye gukora buri kimwe, ndabizi naraguye mu gihe nagukoreye ibibi byinshi, ariko basi reka nkosora amakosa nakoze, nabura nkora ikintu kizima. Ufite ibikomere ndi kubyumva, basi reka nzakubera icyomoro. Uri mu mwijima wicura burindi, ariko nakubera urumuri, nkongera nkakumurikira. Icyizere cyawe cyose cyapfuye, nkongera nkakizura. Ibyiringiro byawe byose byaragiye, ariko ndahari kugira ngo nongere mbigarure. Mu ntangiriro sinigeze nkubera umwana mwiza, naraguhemukiye pe, ndi ikigwari, nanjye nishinja amakosa ibyo uri kunyuramo kano kanya no kubera njyewe, ariko mbabarire, narikunze ndarengera, sinigeze ngutekerezaho, ariko ndi hano kugira ngo nkosore amakosa yose nakoze. Kandi nukuri nditeguye. Kiara, ndagukunda nukuri, basi nyemerera njye nawe dukundane, twirengagize mama wanjye. Umunsi mama azabiha umugisha, njye nawe tuzakora ubukwe, ndagusezeranya nzajya iwanyu ngusabe ngukwe bakunshyingire witwa umugore wanjye, sibyo? Kiara ati Joramu, ntago nakubera umugore mwiza, njyewe narangiritse, byararangiye, sinjya nizera ko urukundo rubaho, sinyizera ko urukundo rubaho, nubwo ntakizera ko nshobora gukunda. Joramu, wambwira gute ko uzankunda ukandinda amarira n'agahinda, ugatuma nibagirwa umubabaro mfite? Joramu, niyo wankunda ntiwageza ahatata, ntiwageza aho umuryango wanjye, niba umuryango wanjye waranteye umugongo, ese icyizere cyavaye ko wowe uzankunda akaramata? Nakwizera gute se ko uzankunda byiteka? Ndati Kiara, nta muntu ujya umenya ahazaza, turi abantu, turaguza, ariko nta na rimwe nzigera ntuma uryama ubabaye, nzajya ngusaba imbabazi. Waranyubashye, wanciriye bugufi, umukobwa udasanzwe, ntabwo nakitesha amahirwe yo kugira umugore mwiza nkawe. Kiara ati Joramu, narakubwiye ntuzigere unkunda, ntabwo ndi uwo gukundwa, njye nshobora kuba mfite umuvumo, kandi niba mfite umuvumo nawe wagukurikirana, nawe wakugendaho, ahubwo niba koko Imana ibaho, basi umwana uzankomokaho ntazanyure mu buribwe nk'ubwo ndi kunyuramo.
uzi kubaho nk'imfubyi kandi ufite ababyeyi, uzi kubaho mu buzima bw'uburibwe umeze nk'igiti kitagira amashami kandi ufite umuryango. Joram, byose ni amakosa yanjye. Ikosa rya mbere nakoze ni umunsi ntera intambwe mva mu rugo nje gushaka umurimo muri iyi town. Iyo menya sinari kwirwa mva mu rugo ubu mba meze neza. Hari wenda nari guhura n'ubundi buribwe ariko butameze gutya. Nabaho nitwa njye nava mu nda ya mama, n'ubwa mbere nanyura mu bintu binkomereye nkumva birandenze. Ari igihe kigera nkumva amazi n'ubuzima, nkumva ndanabwanze, nkumva nanabwiyambura. Ariko nakibuka ko nta muntu naba ndi guhima, nakibuka ko n'ubundi naba nihemukiye, nkavuga niba Imana yarandemye ari ukugira ngo mbabare. Kuba mbabaye ibireba bikayinezeza, ndinde wo kuyibuza ibyishimo, ndinde wo kuyibuza kunezerwa. Ahari niyo nakiyahura sinapfa, kuko nyine icyo yandemeye nicyo ngomba gukora. Dramatikela bitekereza nabi, Imana ntabwo ikwanga, ntabwo yakunemeye kubabara, nta nubwo inezezwa no kukubona ubabaye. Si uko Imana ikora, Imana ni urukundo. Kera ati niba ari urukundo kuki ibi byose bimbaho? Ese bimbahiri hehe? Bimbahireba hehe? Drama ati ibyo reka tubyihorere, basi wanyemerera? Kiara ati oya Joram, nzakubaha, uri papa w'umwana wanjye, nta burenganzira ngufiteho, sinemerewe kugukunda, sinemerewe kukubera umugore. Rero mbabarira, rimwe nazabyuka ndi gutoragura amashashi. Joram, ndamutse ngukunze no kwishyiramo ejo n'ejo bundi nkakubura. Joram, umenya noneho nakiyahura pe, kandi ntabwo nshaka kuba uwo muntu, ntabwo nshaka kwiyanga no kwiheba burundu. Joram, ndi umukobwa wakomeretse, mba ngerageza kugenda niyubaka gake gake, ariko biragoye, birangoye pe. Drama ati Kiara, genda wicare ubitekerezeho. Ndabizi neza umunsi umwe uzabyuka usange birakwiye. Nta mpamvu y'uko njye nawe n'umwana wacu tuba uko biri kandi uhari. Ntabwo mfite ikibazo cy'uko ntagukunda, kandi nawe ntufite ikibazo cy'uko utankunda, ahubwo nuko ufite ubwoba bwo kunkunda. Nzagutegereza kugeza igihe nawe uzankundira. Joram agira atya akamusoma mu gahanga akigendera, ariko mbere yo kugenda akambwira ati kandi ikindi, ejo witeguye tuzajya gushopinga imyenda. Aha hantu rero ntabwo uzongera kuharara, ugomba kujya urara mu cyumba cyanjye. Kiara atari kuri umusazi, genda ara mu cyumba cyawe, ndarana nawe. Drama atari kuri umugore wanjye. Ndetse mama wawe ntabwo yabyemera, ntabwo bibaho, ni amahano. Drama ati sinjye ubivuze, uzajya urara muri rumu yanjye, ariko niba utabishaka ntacyo, uzajya uyiraramo, njyewe ndimuka njye mu kindi cyumba. Inzu dufite irahagije, ifite ibyumba byinshi, ngomba kujya urara hariya ndara.
nta nubwo uvugura ijoro nakabaye ngo usigane, ariko ndabizi ntabwo wabyemera. Kera ati Jora genda ahangaha niho mbarizwa. Ndati ibyo ntabwo bindeba, ejo tuzajya gushopinga imyenda, tangire wambare neza, umuntu uzajya uza hano jya abona gusa neza. Ikindi umukozi n'ubundi namaze kumubona, ejo hazaza undi mukozi. Ejo mu gitondo kare ugomba kuryama ukaruhuka, umukozi arahari wo kugira ibyo akora. Amahera ko yigendera, Kiyara agasigaraho, ariko ubona atishimye, nta munezero, umubabaro ari wose, atariyakira, ari n'akagoma yibaza, akavuga ati se Mana, koko ndatwite nangwa n'inzozi? Ubu koko Mana uremeye, urankoze, uremeye urakinkoze kweli? Ngiye kubyara muri ubu buryo nari naririnze? Mana uri umugome pe, uwampa amahirwe yo kukubona, uwampa amahirwe yo kugera aho uri. Ndumva mfite ibibazo byinshi nakubaza, ndumva nibaza ikintu naba narakoze gituma utuma ibintu bibi nk'ibi byose bingeraho. Ubona n'amahirwe ntaya na make nsigaranye yatuma nsubira iwacu mu rugo. Ubundi se ntajyayo gute? Isi yanyota, abantu banseka, data se we namureba gute mu maso? Mama wambyaye se we namusobanurira iki? Mana kuki wankora gutya? Kuki wangenza utya? Ese koko nibura Imana ikora, ukabura Imana yumva, ukabura Imana ishobora byose, kuki utandengeje iki gikombe? Kuki utansimbukije uyu mutego? Mana kuki nkomeje kunyura mu bintu bibi gusa? Ngeze gutwita, umwana nzabyara nta burenganzira nzamugiraho, ntazaba uwanjye, sinzitwa mama we, azabaho nk'imfubyi. Ubu nawe uragira ngo azabeho mu buzima bubabaje buteye agahinda nkanjye? Ni uruhererekane, ni ibintu bigenda byisubiramo. Mana kuki koko? Kuki wangenza utya? Kuki wambabaza kuri iyi extent? Ubu mfite impamvu nyinshi zo kubaho, ngomba kubaho n'umwana wanjye akabaho, ariko basi ubuzima bwiza utampaye uzaba uzankomokaho. Umunezero ntigeze ngira, basi umwana wanjye azawugire. Umutima wanjye wose wabaye icyuma, waragagaye. Nongere nishore mu nkundo, aho Joramu yazambabaza ko nasara. Mana waramemukiye kuva nagera muri uyu mujyi, kandi n'ubu uracyamemukira. Ibintu wankoreye ntibibaho. Mana kuki utantabaye? Mana kuki utandengeye? Ese iherezo ryanjye ni irihe? Ubundi se ko nshimye ko ntwite, nimara kubyara nzerekeza? Nzajya kwa data? Nzajya kuba inzererezi ku muhanda? Nziyahura se bigira inzira? Ko n'ubundi umwana wanjye nzaba nari bube ndi kumwe nawe, nzabigenza neza. Mana bikomeje kunshanga. Ubundi se uyu mubyeyi mbona wandahakariye kuri extent, tuzabana gute muri uru rugo? Mana bimaze kundenga, bimaze kunshanga no kunshobera.
inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ayla Kiala ari mu ihurizo rikomeye, umutima we uribaza byinshi kandi adafitiye ibisobanuro, afite umubabaro, afite agahinda. Ese ubundi wowe uri Kiara wakora iki? Wabigenza ute? Ese akwiye kwemerera Joram akamukunda akamubera umugabo? Ubundi se aramutse amwizeye yazamubera umwizerwa koko akamukunda nk'uko abivuga, nangwa yazamuhemukira? Yose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Igikomere, njyewe nitwa Obvious Pauline Atete, uri n'ingiye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Kuba mbakunda byo ni ibisanzwe. Uwiteka akomeze kubaniriza impagarike n'ubugingo.